muvandimwe, ndagushimira wowe wahisemo kujya ukurikirana ibiganiro ndetse n'ibyigisho bica kuri uyu murongo wa YouTube witwa Kwiga Bibiliya. Uyu ni umurongo nk'uko nakomeje kubisobanura washyiriweho kugira ngo twige Bibiliya, tuyimbikemo, dusobanukirwe ukuri kuyirimo, kandi tuzayiga kugeza ku rugero umuntu azajya abona ko Bibiliya ari igitabo gisobanutse, kandi burya Bibiliya yibitse ibanga ryitwa ngo umurongo umwe usobanura uwundi. Bitandukanye n'ibyo abantu bagenda bakavuga uko bishakiye, bakavuga ibintu uko babyumva, ndetse bakavuga ibintu bihuza n'inyungu zabo. Tuziga Bibiliya ku buryo uzasobanukirwa ko ari igitabo gishobora kukuyobora mu mibereho yawe yose, kandi ukaba wizeye 100% yuko ahantu ubuzima bwawe buri, ahantu ubuzima bwawe wabushyize ari ahantu hatekanye, kandi wiringiye yuko nta kibazo na kimwe gihari. Muvandimwe rero, nyemerera muri uyu mwanya, muri aya masaha, muri uyu munota, ubwo ureba iki cyigisho, twige ku ngingo ivuga ngo ubuzima bw'umwe bwahinduye benshi. Tugiye kureba uyu umwe ninde, kandi benshi yahinduye ni bande. Hari abantu benshi mu mateka bagiye bagirira iyi si umumaro. Tuzi nk'abitwa ba Gandhi, tuzi nk'abitwa ba Martin Luther Jr., tuzi abantu benshi bari mu mateka bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, abantu dutuye mu isi tudashobora gupfa kwibagirwa. Aba bantu ni abantu bagiriye isi umumaro ku buryo rwose kugira ngo tubibagirwe bigoye. Harimo abayobozi b'ibihugu, harimo abami, harimo abanditsi, harimo abanyamategeko, harimo abahanzi, n'abandi bantu bagiye batandukanye, abapasiteri, abigisha bagiye batandukanye, bagiye bakora ibikorwa byiza bifitiye inyoko muntu umumaro ku buryo abatuye isi bibagoye kubyibagirwa. Ariko muri ayo mazina y'abo bantu bose, muri urwo rutonde rw'abo bantu bagiye bagirira isi umumaro, hariho izina rimwe ritajya ribura kugarukwaho. Iri ni izina ry'umugabo bita Yesu. Yesu, bitandukanye na babandi bose navuze, ni umuntu ufite izina rikomeye, ndetse ku mubare munini w'abantu batuye hano ku isi. Uyu Yesu yarafite imibereho itandukanye n'iy'ababandi, ariko nawe izina rye rikomeza kugaruka nk'umuntu wagize ibikorwa by'indashyikirwa, kandi umuntu ufite abantu benshi bamufite nk'ibyiringiro byabo, kandi kugeza n'uyu munsi. Ndagira ngo rero unyemerere dufate umwanya twige kuri uyu mugabo witwa Yesu, tumenye ngo ibye ni ibiki, kandi ikirushijeho kuba cyiza, tugiye no kumenya niki iyo mibereho ye, nuko ukuntu yabayeho nk'umuntu w'ingirakamaro, kandi n'uyu munsi niko ari. Ese byamarira iki ubugingo bwacu, cyangwa se ubuzima bwacu bw'uyu munsi? Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 25 no 27 haranditswe ngo, arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Ntekereza ko aya magambo tubonye mu ivanjiri ya Luka, cyangwa se mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni amagambo nshaka kugira ngo wenda mvugeho amagambo make. Uyu ni Yesu Kristo ubwo yasobanuriraga abagabo berekezaga Emawusi. Aba bagabo mu by'ukuri bibazaga ku by'urupfu rwa Yesu, kandi bari bamwe mu ntumwa za Yesu. Hanyuma Yesu arabwira ati, mwaba bapfu, ese ntimuzi yuko ibyanjye, kuko niwe wivugaga, byanditswe n'abahanuzi bikandikwa na Mose, maze arabibasobanurira. Aba bagabo noneho ngo baramurikirwa, bamenya iby'iyo nkuru ya Yesu ko yaranditswe hereye mu gihe cya kera kugeza ubwo icyo gihe, ko ibyo ari byabaye byose by'urupfu rwe n'ibindi byose yari yarakoze ari kumwe nabo, ari ibintu bye byarahanuwe bimenyesha iby'umurimo we yagombaga kuzaza gukorera hano mu isi. Hanyuma abahanuzi banditse ibya Yesu ni bande? Tugiye kubona ingero nkeya zo muri Bibiliya z'abo bahanuzi baranditse ibya Yesu, kuko hari abantu bikundira isezerano rishya, bakavuga ati twebwe twikundira kwigira isezerano rishya kuko rivuga inkuru ya Yesu n'amateka y'ubukristo. Ariko isezerano rya kera niryo isezerano rishya ryubakiyeho, kuko urabona na Yesu yahise abafata abajyana mu byanditswe mu isezerano rya kera, aba ari byo abaho reference, niko navuga, aba ariho ahera abasobanurira, abigisha.
abahanuzi rero benshi bagiye bavuga ku by'urwo rupfu rwa Yesu, ndetse na Mose ubwe yarababwiye ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, azahaguruka muri mwe, niwe uzababwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abayisirayeli babayeho bafite ibyo byiringiro, bategereje mu buryo budasubirwaho iby'uwo muntu Mose yababwiye. Hanyuma tubona muri Mika igice cya 5 umurongo wa 2, tuhabona ibyaho Yesu yagomba kuzavukira ahitwa Betelehemu. Kandi nanone tubibona muri Matayo ubwo Yesu yavukaga igice cya 2 umurongo wa 1, ko Yesu yavukiye ahantu hitwa Betelehemu. Muri Zaburi 41 umurongo wa 9 tuhabona ibyo kugambanirwa kwa Yesu, aho yavuze ngo inshuti yanjye magara niyo yangambaniye. Hanyuma twajya muri Yohana 13:26 tukabona ko Yesu yagambaniwe n'umwe mu ntumwa ze. Hanyuma tukaza muri Zekariya 11 umurongo wa 12 tuhabona ibyo ikiguzi Yesu yagombaga kugurwa kugira ngo yicwe. Kandi nanone muri Matayo 26 umurongo wa 19-15 tuhabona ibice by'ifeza 30 Yuda yahawe, ntabwo ari wabitanze ngo yarabihawe, kugira ngo yemere kugurisha Yesu. Cyari igiciro gito cyane, ariko kuko yakundaga ubutunzi kuburutisha gukunda ibifite agaciro ari byo bugingo buhoraho, yemeye kwakira ibyo bihembo, yemeye kwakira icyo kiguzi, maze Yesu agurishwa igiciro gihendutse cyane. Tubona muri Yesaya 50 ku murongo wa 6 ho havuga ibyo gucibwa mu maso no kwambika ikamba ry'amahwa. Kandi nanone tukabibona muri Matayo 26 umurongo wa 67 aho rwose bigaragara ko Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa ndetse agacibwa mu maso. Tubona muri Zaburi 22 umurongo wa 16 tuhabona uburyo batoboye ibiganza bye. Nanone twagera muri Yohana 20:25 tukahabona yuko batoboye ibiganza bye. Muri Yesaya 53:12 tuhabona ko yabambanywe n'abanyabyaha. Hanyuma twagera muri Mariko 15:27-28 tukabona ko Yesu koko yabambanywe n'abanyabyaha, iruhande rumwe n'urundi ruhande yari akikijwe n'ibisambo bibiri byafatiwe muri ibyo bikorwa by'ubusambo, hanyuma bambanwa nabyo. Kandi mwibuke ko kimwe muri ibyo bisambo cyemeye kwakira Yesu Kristo kiri ku musaraba, maze gisezanirwa ubugingo buhoraho. Muri Zaburi 22:18 havuga iby'uko bagabanya imyenda ye. Nanone tubibona muri Yohana 19:23-24 koko icyo gikorwa cyabaye, abasirikare ba Yesu bagabanye umwenda we, kuko uriya mwenda ntiwari wagaciwe mu babuze ugutwara, maze araje bati uyu mwenda mureke tuwugabane, nta kindi, kuko n'ibindi bintu byose Yesu yari afite bagiye babigabana. Muri Zaburi 22 umurongo wa 1 tuhabona Yesu avuga amagambo avuga ngo niki mana yanjye niki kikundekesheje. Twongera kubibona muri Matayo 27:46 koko Yesu avuga ayo magambo ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Muri make rero aba bahanuzi ba kera ndetse n'abantu buzurwaga mwuka w'Imana bakavuga ibya Yesu ataraza, nk'uburyo bwo guteguriza abari mu isi iby'uwo Mesiya, kugira ngo abantu bamenye imiterere ye, kugira bazamenye kumutandukanya n'abandi benshi bashoboraga no kuza biyitirira iryo zina, kuko ryari izina ryaramamajwe ahantu hose ko hazavuka umuntu ukomeye mu bwami bwa Isirayeli, kandi uzaza gucungura Abisirayeli. Kuko iby'uko kwamamara kw'inkuru ya Yesu byaranditswe ahantu henshi. Nimwibuke iby'abanyabwenge baturutse mu burasirazuba bayobowe n'inyenyeri. Tekereza ubwo Imana yari yavuze ko hari n'inyenyeri zaza ikigaragaza mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, kuko bigaga iby'inyenyeri. Abo banyabwenge bahise babona inyenyeri idasanzwe, barangije bavuga ati reka tuyikurikire, ndetse ikimenyesha yuko bari bizeye ko ari umwami w'Abayuda wavutse nuko baje bamuzaniye n'amaturo bagombaga kumutura. Kandi aba bari abanyamahanga, nta nubwo bari n'Abisirayeli, abo navuga ngo bibagenewe ibyo bintu. Ariko nagira ngo nkubwire yuko aba bantu Imana yari yarabakoreyemo basobanukirwa ko Yesu Kristo atazazira Abayuda gusa, ahubwo ko Yesu azaza ari umwami w'isi yose, ko nabo bafite umugabane ku gakiza Yesu azabazanira. Iby'iyi nkuru rero y'uyu mugabo witwa Yesu wari waramamaye ndetse wamamajwe, ndetse no kuza kwe kutaragera, nibyo nshaka kugira ngo twimbikemo dusobanukirwe kuki yaje. Ese bitumariye iki? Agakiza yazanye kamaze iki
ku nyoko muntu iriho uyu munsi. Reka dusome muri Yesaya igice cya 7:14 ahavuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emanuweli. Imana iri kumwe natwe, niko iryo zina risobanurwa muri Mateyo igice cya 1:23. Muri Mateyo igice cya 1:21 haranditse ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha bye. Iri jambo ry'umumaro Yesu yagombaga kuzakora ryabwiwe Yosefu, uwagombaga kuzafasha Mariya kurera uyu mwana. Turizirikane, uzamwite Yesu. Iri ni izina ritari ryarigeze ryitwa undi muntu uwo ari we wese ku isi, kandi ngo bisobanurwa ngo cyangwa se bifite injyana byerekeza mu cyerekezo cyo kuvuga ngo kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Mu Bafilipi igice cya 2:6 kugeza 8 yaranditse ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Uyu mwana yagombaga kuvuka ntabwo ari umwana usanzwe, ntabwo ari umuntu usanzwe nk'uko n'abandi bose bavuka, nk'uko natwe twese twavutse, ahubwo Bibiliya irimo iraduhishurira ngo uyu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, nubwo yabanje kugira nature, ugusa no kumera mu buryo bwose nk'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, ntabwo byagarukiye aho gusa, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Uyu Yesu rero ibye biratangaje cyane, kandi ashaka kugira ngo uze kubyiga uteze amatwi, witeguye kwigishwa, kuko iby'uyu mugabo uramutse ubisobanukiwe ukabyakira ukabigira ibyawe, imibereho yawe yahinduka ukundi. Kuko umuntu wasaga n'Imana, umuntu wari ufite imiterere nk'iy'Imana, umuntu Imana ubwayo kugira ngo aze yemere kwisuzuguza, yambara akamero k'umuntu, uyu nguyu njyewe usa nanjye, umeze nkanjye, ufite umubiri upfa, wangiritse, wangijwe n'icyaha, kwemera gukora ibyo bintu byose ntabwo cyari ikintu kimeze twavuga ngo cyari imikino cyangwa cyari ikintu cyoroheje, ahubwo cyari ikintu gikomeye, gifite agaciro gahanitse ko ku rwego rwo hejuru. Mwitegereze abyarwa n'umugore Mariya, mwitegereze arerwa na Yosefu w'umunyabyaha mugenzi wanjye, Mariya w'umunyabyaha mugenzi wanjye, mwitegereze ateruwe mu biganza by'abanyabyaha, mwitegereze ari kumwe n'uwagombaga gufasha Mariya kumurera, ari wo twakwita se wa hano mu isi, Yosefu, bari kumwe mu ibarizo akora imirimo igoranye nk'iy'abantu dukora. Mwitegereze ari umusore w'umugenda, nawe ahura n'ibishuko nk'iby'abasore bo muri iyi minsi cyangwa se bo mu bihe byose bagiye bahura nabyo. Mwitegereza atangiye umurimo adakundwa n'abantu, abantu bamurwanya, nawe akeneye kubeshwaho n'amasengesho no guhumurizwa kubera yuko yumva acitse intege. Mwitegereza ananijwe n'ubuzima bwa hano mu isi, mwitegereza abatizwa, mwitegereze ibikorwa bye byose, ugenda ubyige mu ivanjiri, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na bari abanditsi uko ari 4, maze wige iby'iyo nkuru, wibaze ngo ibi bintu byashaka gusobanura iki ku buzima bwanjye. Nicyo nifuza. Muri Bibiliya harimo ikintu Imana yari yaratanze cyagombaga gufasha abantu gusobanukirwa ikintu kigendanye n'iby'urupfu rwa Yesu n'umumaro w'urwo rupfu. Ikintu cya mbere ni ikintu cyitwa gutamba ibitambo. Uhereye kuri Adamu akimara gucumura, hahise hatangira igikorwa cyitwa gutamba ibitambo. Ubasha kuvuga uti se ko nta hantu mbona Adamu atamba igitambo, ariko tubona abana be batamba ibitambo. Tubibona mu Itangira igice cya 4:3 kugeza 4, ahanditswe ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Tubona amaturo abiri aba bantu bazanye, aba bana ba Adamu bazanye. Umwe yazanye ibyo yakuyemo umusaruro we by'ibihingwa, undi azana mu matungo, aho hari abavuze ngo kuburiza bw'umukumbi we, maze aza gutamba igitambo, maze Imana irangije ishima igitambo cya Abeli igaha icya Kayini. Kubera iki? Muri Bibiliya mu Baheburayo igice cya 9:22 haranditse ngo amaraso atavuye, iri jambo rizirikane, amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa iki? Ibyaha. Muri make, icyo
kayini yari agiye gukora cyari kiratandukanye n'umushinga imana yari ifite wo gucungura umuntu. Imana yari yaravuze yuko amaraso agomba kubanza kumeneka kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha. Niyo mpamvu Abeli we yemeraga iby'icyo gitambo cya Yesu Kristo, kuko aya maraso yashushanyaga amaraso ya Yesu Kristo yagombaga kuzameneka. Nubwo hano batambaga intama bagatamba ibintu biva amaraso, ariko byose byashushanyaga Yesu Kristo. Abeli rero we yizeraga igitambo cya Yesu Kristo, maze azana ituro rishimwa rihuza n'umugambi w'Imana. Imana irarishima irya Abeli, irya Kayini Imana irarigaya cyane kuko ritahuzaga n'umugambi wayo. Ahangaha ndakwigisha nkubwira ngo igihe usenga bibaye byiza wagerageza ugashakashaka kumenya ibyo Imana ishima, kuko gukora ibintu kubyumva ntabwo bizagukiza, nta kintu bizakumarira. Gerageza umenye ibyo ukora uwabishyizeho yifuzaga iki, yashakaga ko bikorwa gute, yashakaga ko bigenda gute. Hanyuma rero uyu muhango wo gutamba ibitambo wakomereje mu kintu bita ubuturo bwera. Ubuturo bwera, ubuturo bwera bwari bufite ubusobanuro butandukanye. Ubuturo bwera nubwo Abisirayeli bubatse, kandi iki gishushanyo bahawe ni Imana yakibahaye ngo bacyubake gihuze n'ibyo Imana yari yerekeye Mose ku musozi. Hanyuma iki gishushanyo cyangwa se iyi nyubako, uyu mushinga wo kubaka iyi nyubako wari uteye gute? Uyu mushinga wari uteye ko Abisirayeli bagombaga gutura inyuma y'iyi nzu, y'uru rugo rw'iyi nzu barubatse. Abisirayeli bagombaga gutura aho inyuma bakahashinga amahema yabo. Hanyuma uru rugo rwagiraga irembo ryinjira. Iyo winjiraga muri uru rugo wagenda guteye umugongo iburasirazuba, hanyuma ukinjira muri uru rugo rwitwa ubuturo bwera. Hanyuma ukinjira, wageramo imbere wasanganirwaga n'icyitwa urutambiro, aho batambiraga ibitambo. Kandi nkubwire ko umaze kwinjira mu rugo mo imbere, ubwo navuga ngo winjiyemo imbere muri fence, aho nyine bubakiye, ukinjiramo imbere, winjiriye mu muryango, mu bwinjiro, kandi hari ubwinjiro bumwe gusa. Ukinjira, hari aho bitaga hanze cyangwa se mu rugo, hakagira n'aho bitaga ubuturo ubwabo. Ubuturo ubwabwo nabwo bwagiraga ibice bibiri. Bwagiraga ahitwa ahera, bukagira n'ahitwa ahera cyane. Hakaba muri iyo nzu nyine urumva hose habaga ari mu nzu, habagamo umwenda ukingiriza ahandi hitwa ahera, utandukanye ahera n'ahera cyane. Hanyuma rero iyo umuntu yinjiraga akinjirira mu irembo, yasanganirwaga n'icyo gitambiro, aho batambiraga ibitambo. Muri make iyo yabaga azanye igitambo yagombaga kugishyira aho ngaho kuri icyo gitambiro, yarangiza akacyisogotera, niwe wagisogotaga. Yahasangaga abatambyi bari umuryango wa Lewi, niwe wari waratoranijwe kugira ngo uzakore icyo gikorwa cy'ubutambyi. Hanyuma hakabaho n'uwitwaga umutambyi mukuru, ariwe navuga ngo wayoboraga iby'iyo mihango yose, niwe wari mukuru nyine ayobora n'abandi batambyi batoya, niko navuga. Kandi bose bakaba barabo mu muryango umwe. Hanyuma habagaho umutambyi nyine, habagaho abatambyi nyine bagomba gukora imirimo y'aho hantu kuko hari ahantu hera. Hanyuma umunyabyaha yazanaga igitambo cye cy'ibyaha yakoze azirikana, akakizana akagishyira ku rutambiro, akaba ari ugisogota, bakamuha ibikoresho by'aho mu nzu, by'aho mu buturo agomba gukoresha, birashyirwamo amaraso n'ibindi byose. N'abatambyi bafite imihango bakoraga, nko gusiga amaraso ku mahembe y'igitambo, n'amaraso bajyanaga bakaminjagira kuri wa mwenda utandukanye ahera n'ahera cyane. Hanyuma habagaho n'icyitwa igikarabiro. Aho hanze habaga icyitwa igikarabiro. Uvuye ku rutambiro wahitaga ugera ku gikarabiro, ukinjiramo imbere ahera, kandi nakubwiye ko mo imbere hagizwe n'ahera cyane n'ahera. Ahera hari ibintu bitatu: hari ameza y'imitsima yo kumurikwa, hakabaho icyo bita igitereko cy'amatabaza, ndetse hakabaho n'ahandi habaga hari imibavu ihumura neza imbere neza ya wa mwenda ugiye kwinjira muri cya cyumba cya kabiri. Winjiye mu cyumba cya kabiri rero ho habagamo icyo bita isanduku y'isezerano. Kuri iyo sanduku y'isezerano mo imbere habagamo inkoni ya Mose, hakabamo amategeko 10, ibisate bibiri by'amategeko 10, kandi hejuru yayo hariho icyo twitaga shekina. Hejuru y'ayo meza
y'ayo meza, ayo meza yera, habaga icyo twitaga shekina. Ni ubwiza bw'Imana, ntabwo ari umuntu wabuhashyiraga, ahubwo Imana niyo yabuzanaga ikabuhashyira, bukamurika bukaba burimo aho hantu. Hanyuma kuri iyo shekina habaga hakikije ibishushanyo bibiri by'abamarayika by'ibibumbano bitambye bitambye amababa yabyo, nk'uko n'imbere y'Imana mu ijuru ku Mana naho hari abamarayika babiri, abakerubi, abo bitwa abakerubi, nabo bahora bakikije intebe y'Imana. Naho rero bari bahari, bisobanuye ngo itandukaniro ry'ahera n'ahera cyane, ahera cyane habaga hashushanyije ko Imana ihari. Nicyo ni mu buryo bw'igishushanyo. Iyo shekina yashushanyaga ko Imana ihari, ubwo bwiza bwamurikaga kandi bwashyirwagaho n'Imana, byagashushanyije ko Imana ihari, Imana ihari. Aho hantu hahera cyane ntabwo umutambyi yahajyaga uko ashaka. Ahera ndetse no hanze mu rugo, abatambyi bahakoreraga imirimo buri munsi. Buri munsi bakoraga imirimo itandukanye, kuhasukura, bakoreraga amasuku, guhindura imitsima n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abantu bazanaga ibitambo, ubwo umutambyi nyine abatambyi bagahora basimburana bakora iby'iyo mirimo y'abantu babaga bakoze ibyaha, bazanye baje gutamba ibitambo bitandukanye. Kandi ibitambo ntabwo byaga ari iby'ibyaha gusa, habagaho n'ibitambo byo gushimira Imana, habagaho n'igitambo cya saa cyenda batambaga bo ubwabo, umutambyi mukuru akagitamba, ugomba gukora umurimo uwo munsi. Ariko ahera cyane niho nshaka kuvuga, ahera cyane umutambyi mukuru niwe wahajyaga, akahajya rimwe mu mwaka, akahajya agiye gukora umurimo wita ngo umurimo w'umunsi w'impongano. Umurimo w'umunsi w'impongano, aho ibyaha by'Abisirayeli byezwaga mu buturo, bigakurwamo, bigashyirwa ku ihene yitwaga Azazeli, ikoherwa. Muri uwo munsi Abisirayeli bikitwa ko ibyaha byabo byose byababariwe. Kandi igitangaje cyabaga uwo munsi, iyo wabaga ibyaha byawe byose utarabyihannye, icyo gikorwa kikaba cyarabayeho cyo kutihana ibyaha byawe byose, warwaraga ibibembe uwo munsi, nawe ugashirwa inyuma y'umurwa. Niko muhango wagendaga. Ibyo bintu byose rero mvuze byari bifite ubusobanuro bukomeye. Kandi igitangaje, abantu bize Bibiliya neza baje gusanga ko biriya bintu byose byashushanyaga Yesu Kristo ubwe. Aha hantu turi kuvuga ubuturo bwera buri, iyo mirimo yose yahakorerwaga, bashushanyije neza, baje gusanga ko kiriya gikorwa cyose gikoze ikimenyetso cy'umusaraba. Kuko nawe fata ukurikije uko ibintu nabivuze. Niba hano hari ubwinjiriro, umuntu arinjiye, ageze hano ahuye n'igitambiro, arakomeje ahuye n'igikarabiro, araje yinjiyemo hano. Ku ruhande rumwe hari imitsima yo kumurikwa, ku rundi ruhande hari igitereko cy'amatabaza. Ubwo tumaze gushushanya aka gapariti kameze gutya, aka kameze gutya. Hanyuma akomeje hano, kuko agiye kwinjira hano, yinjire mu mwenda, ajye muri ahera cyane. Hano hari hateretse imibavu ihumura neza, Hanyuma ubwo umuntu arakomeje akinjira, noneho akajya aho ubwiza bw'Imana buri hano mo imbere. Urabona ibi bintu ushushanyije gutya bikoze ikimenyetso cy'umusaraba. Niko bigaragara, Imana yahishe ibintu bigendanye na gahunda yo gucungura umuntu, ibihisha mu buryo abantu bagombaga kubyiga bakabimenya. Bityo Yesu niwe uvugwa mu buturo bwera, kandi kwiga iby'ubuturo bwera neza biduhishurira umurimo Yesu yagombaga gukora, kandi Imana yaragiye ihisha kiriya gikorwa cy'umusaraba, igihisha mu buturo bwera, kugira ngo abantu bazamenye yuko Yesu yagombaga no kuzabambwa ku musaraba, kugira ngo acungure abari mu isi bose, abaho ubugingo buhoraho. Rero bavandimwe, ni icyo ngicyo nashaka kugira ngo mwumve. Nimujya kwiga iby'ubuturo bwera, muzahera aho ngaho mumenye ko busobanura neza igitambo cya Yesu Kristo, busobanura iby'umurimo we yagomba kuzaza gukora hano mu isi. Hanyuma ntagiye muri bwa busobanuro bundi, Yesu Kristo niwe gitambo, Yesu Kristo ni itabaza, Yesu Kristo niwe mutsima w'ubugingo, Yesu Kristo niwe tuboneramo inyungu zose, kandi Yesu Kristo niwe mutambyi mukuru wacu, nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Muri Yohana igice cya 29 handitse ngo, bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ntama w'Imana, iyi ntama niyo yatambirwaga kuri cya gitambo. Rero Yesu Kristo niwe watubereye igitambo, atambirwa kuri rwa rutambiro za ntama zose zatambirwagaho, kuko n'ubundi niwe zashushanyaga. Hanyuma Yesu nanone agaragara mu byanditswe byera
nk'umutambyi mukuru, aho tubona mu baheburayo 4:14 amagambo avuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Urumva ko Yesu Kristo ni nawe mutambyi mukuru wacu. Niyo mpamvu navuze ngo ibyakorerwaga mu turo byera byose byashushanyaga Yesu Kristo, nta kindi. Niwe byashushanyaga, niwe byatugaragarizaga, niwe twagombaga kubyiga. Niyo mpamvu kubyiga bizatuma dusobanukirwa mu buryo bwagutse umurimo Yesu Kristo yari yaje kudukorera. Yesu yapfiriye hanze y'umurwa. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Yapfiriye hanze y'umurwa kuko bamusohokanye muri Yerusalemu, bamujyana hanze y'umurwa, bamujyana i Nyabihanga, aba ariho yicirwa. Ibi byari bisobanukiye ku mibereho yacu. Ibintu byose byabaye ku bigendanye n'urupfu rwa Yesu bifite ubusobanuro buhanditse bwo ku rwego rwo hejuru. Mwumve mu baheburayo igice cya 13 umurongo wa 11 n'uwa 12 uko bivuga ngo kuko intumbi z'amatungo iz'umutambyi mukuru ajyana amaraso yazo ahera kuba impongano y'ibyaha zitwikirwa inyuma y'urugo. Umva, mu gihe cyo gutamba ibitambo kw'Abisirayeli, iyo bamaraga gutamba ibitambo bamaze gukuraho amaraso, bagombaga kujya gukoresha indi mihango yose. Intumbi z'ayo matungo abanyabyaha bagiye basogota kuko umunyabyaha niwe wisogoteraga itungo yazanye. Iki kintu nshaka kugira ngo cyumve, ntabwo ari umutambyi wagikoraga, umunyabyaha niwe wagikoraga, kuko byashushanyaga ko twe abanyabyaha nitwe twiyiciye Yesu kubw'ibyaha byacu. Burya ku musaraba ni nk'aho ari twe twafashe Yesu tumutera imisumari, tumukorera biriya byose, kuko nitwe yapfiraga. N'umunyabyaha rero niwe wiciraga igitambo, ariko intumbi z'amatungo zajyaga gutwikirwa hanze y'umurwa. Ibyo byose bikaba bifite icyo bisobanuye, kandi mu baheburayo 13 umurongo wa 11 n'uwa 12 harabisobanura. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo. Yesu nawe yababarijwe inyuma y'irembo. Irihe rembo? Irembo rya Yerusalemu, kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye, nawe yagombaga kujya kubabarizwa hanze y'umurwa, nk'uko n'amatungo ibitambo byayo byatwikirwaga hanze y'umurwa. Kandi kujya hanze y'umurwa bifite ikindi kintu bisobanuye, ngiye kubibabwira mpereye ku isomo riri mu Itangiriro 3:24 rivuga ngo nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ashyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro ngo abuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Adamu na Eva bakimara gucumura, Imana yabirukanye mu cyo nakwita umurwa, ibirukana ahantu yari yarabashyize hatunganye, irabasohora ibashyira hanze y'umurwa. Irangije ku muryango winjira mu murwa ihashyira abakerubi babiri bagomba kubarinda ngo bafite inkota zaka umuriro, ku buryo batagombaga kongera kwinjira. Urumva ko Adamu, natwe abakomotse kuri Adamu, twari turi hanze y'umurwa kubera icyaha, twashyizwe hanze y'umurwa. Niyo mpamvu Yesu yadusanze aho hanze, aba ariho adusanga, araza aba ariho tumwicira, maze turangije kuhamwicira abatuboneye igitambo cy'iteka ryose. Iki gitambo nk'uko turi buze kubibona uko ndibuze gukomeza kwigisha, uri kubona ko iki gitambo aricyo kizadusha hano ubushobozi bwo kongera kwinjira muri rya rembo, tukinjira mu murwa. Iki gitambo kizaduhesha kwinjira mu irembo, twongere dusubire mu murwa, aho tuzaba by'iteka ryose twishimye. Aya magambo nicyo ashatse gusobanura. Yesu yadusanze hanze y'umurwa kuko niho yadushize tumaze gukora icyaha. Ntitwari tucyemerewe kuba mu murwa, hanyuma tujya hanze yawo. Aba ariho adusanga, aba ariho atambira igitambo, aba ariho akorera ibintu byose, maze urupfu rwe rugiye kuzaduhesha uburenganzira bwo kuzinjira mu murwa w'Imana dukiranutse, duhabwe n'uburenganzira bwo kuzongera kurya ku giti cy'ubugingo. Mbega amagambo meza! Kuki Yesu yagombaga gupfa? Hari ibintu bigera kuri 4 nashyize hano bigaragaza impamvu Yesu yagombaga gupfa mu buryo budasubiweho. Kuki Yesu yagombaga gupfa? Ikintu cya mbere kiravuga ngo yagombaga gupfa kugira ngo atubabarire ibyaha kandi adukize urupfu rw'iteka ryose. Urwo rupfu rukaba rwarazanwaga n'icyaha, nk'uko ibyo twiga rero byose tugomba kubibwirwa na Bibiliya. Twagiye mu Baroma igice cya 6 umurongo 23 haranditse ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu,
ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 17 handitse ngo, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? No gupfa uzapfa. Hano tuhabona Imana isezeranira umuntu ko niyica amategeko yayo agakora ibitandukanye n'ibyo yamutegetse, yuko azahura n'akaga kitwa urupfu. Hanyuma Adamu na Eva kirya giti bari babujijwe kuryaho bakiriyeho. Muri make rero icyaha cyamaje gukorwa. Hanyuma nk'uko Abaroma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma habivuga, ibihembo by'ibyaha bagombaga kubihabwa. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Muri make umuntu yagombaga gupfa kubera yuko yacumuye itegeko ry'iki? Ry'Imana. Mwumva aya magambo nanditse nka samari y'ibi bintu, umva uko asobanura. Nanditse ngo amategeko yasabaga urupfu rw'uwakoze icyaha, none abantu bose bo mu isi bamajije kugikora. Bityo kubw'amategeko buri muntu wese muri twe yagombaga gupfa iyo hataboneka ubutabazi. Ubwo butabazi bwatanzwe n'Imana ubwayo, ibutanga mu mpano y'agatangaza, ariyo gitambo cya Kristo. Bityo rero urupfu rwa Kristo ruhamya mu buryo budasubirwaho ko amategeko y'Imana adahinduka, kandi ko ibyo asaba bigomba kubahirizwa. Hari abantu benshi bavuga ngo urupfu rwa Yesu ngo rwakwiha amategeko, ngo bityo ngo ntitugisabwa kubahiriza amategeko. Ndagira ngo usubire kwiga Bibiliya neza. Kwiga Bibiliya neza ntabwo nkubwiye ngo ugende ubaza abandi bantu, ubaza abakwigisha, abo wita ko ari bo basobanukiwe Bibiliya. Oya, genda wiga Bibiliya neza. Iyo biba bishoboka ko amategeko ashobora guhindurwa, nta nubwo Yesu Kristo yagombaga gupfa. Yesu Kristo yapfuye kugira ngo asohoze ibyo amategeko yasabaga. Amategeko yasabaga ko abantu bose bo mu isi bicwa, bagapfa by'iteka ryose kubera ko bakoze ibyaha. Hanyuma rero Yesu amaze kwitegereza ko amategeko y'Imana adahinduka kandi ko agomba guhoraho iteka, arangije aravuga ngo kiriya kintu amategeko asaba, kuko iyo ubwayo adahinduka kandi ntateze kwivuguruza, njye ndagikora, ndagitanga. Hanyuma aza kwemera gupfa kuko amategeko yasabaga ko umunyabyaha agomba gupfa. None rero ikibazo ni iki? Ni gute yaba yaraje gusohoza ibyo amategeko yasabaga, hanyuma akaba ari nawe ukuraho ya mategeko? Iyo biba bishoboka ko amategeko avaho, yari kuvaho na mbere yuko arinda gupfa, ntiyari no gutegereza gupfa. Amategeko ari kuvaho, Imana igahita ivuga iti ndabibababariye byose, ibyo amategeko yasabaga mbitesheje agaciro, mbiciye amazi, mbahaye imbabazi. Ariko kuko amategeko atahindukaga, ibyo yasabaga byagombaga kubahirizwa, Yesu yarapfuye kugira ngo ibyo bintu abisohoze. Yesu yaje gusohoza ibyo amategeko asaba. Ni nk'uko mu gihugu haba harimo itegeko rivuga ngo ibi bintu kugira ngo bishoboke, igikenewe ni iki, kandi itegeko ntiribuze guhinduka. Kugira ngo umucamanza yemeze ko ibyo bintu byagezweho, nuko cya kindi amategeko asaba kigomba gutangwa. Sibyo? Badashaka ko gitangwa, ubwo bakuraho itegeko. Yego, ibyo ni ibintu byumvikana, ni imibare n'umwana muto yakumva. Badashaka ko, babonye cya kintu kibangamye, bakuraho itegeko rituma cya kintu gikenewe. Ariko iyo itegeko rigumyeho, cya kintu kiba kigomba kuzanwa. Nicyo na Yesu yakoze. Nawe kuko itegeko ritagombaga guhinduka, itegeko ry'Imana, amategeko y'Imana atagomba guhinduka, yemeye gukora icyo amategeko yasabaga, kuko amategeko yasabaga ko umunyabyaha wayagomeye agomba kwicwa. Hanyuma Yesu aravuga ati rero ngiye gupfa urwo rupfu umunyabyaha yagombaga gupfa, muheshe ubugingo amaraso yanjye. Niyo mpamvu urupfu rwa Yesu aho kugira ngo rukureho amategeko, ahubwo ruhamya ko amategeko agomba guhoraho iteka ryose. Ruhamya ko ibyo amategeko asaba bigomba kubahirizwa, bigomba kugerwaho. Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 22 kugeza 25 haranditse ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihita aca urwa kibera. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho mu gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Kuko mwari intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Yesu yafashe ibyaha byacu abishyira mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Niyo mpamvu urupfu rwa Yesu rwari rubereho kutubabarira ibyaha, ndetse no kudukuraho urupfu rw'iteka ryose, kuko twe twaragomeye iteko ry'Imana, tugomba gupfa by'iteka ryose.
Yohana 3:16 umurongo wa 17. Ntekereza ko isomo abakristo benshi bazi riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikore kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Muri Luka 19 umurongo wa 18 ngo kandi umwana w'Imana yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ninde wari wazimiye? Icyari cyazimiye ni ikihe? Nitwe twari twazimiye, tuzimiriye mu byaha bya hano mu isi byazanwe n'uko Adamu yacumye itegeko ry'Imana. Twari twazimiye pe by'iteka ryose, maze Yesu Kristo aritanga kugira ngo aze kudushaka. Niwe waje kudushaka, ahubwo none uyu munsi araduhamagara ko twe twemera gushakwa nawe, kubonwa nawe. Icyo nicyo adusaba, kugira ngo duhabwe amahirwe ku gitambo cye, tubabarirwe ibyaha kandi dukurweho urupfu rw'iteka ryose. Ikindi kintu cya kabiri urupfu rwa Yesu rutumariye, kweza abantu ho ibyaha. Ntabwo urupfu rwa Yesu rutubabarira ibyaha gusa ngo rudukureho urupfu rw'iteka, runatwezaho ibyaha tugasa nk'abatarigeze kubikora. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza wa 10 cyanditse ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu, aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije iryo jambo ry'umwuzuro. Mu Barumi igice cya 6 umurongo wa 12 handitse ngo kandi mumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. None ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Ngo mumenye iki, ngo yuko umuntu wacu wa kera yagize gute? Yabambanwe nawe. Hanyuma arangije aravuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Urupfu rwa Yesu Kristo ntabwo rudukuraho icyaha gusa, urupfu rwa Yesu Kristo ruraza rukanaduhindura. Ariyo amaraso abasha kweza ibyaha byacu, abahoze ari abanyabyaha. Kuko hano urukumbamo amateka y'umuntu wahoze ari umunyabyaha agahinduka icyaremwe gishya. Imana yifuza ko abantu bitwa ko biyeguriye Yesu Kristo baba ibyaremwe bishya, bakagira urukundo, bakagira impuhwe, bakagira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, bakagira urukundo, bakagira kwicisha bugufi, bakagira kwitangira abandi, bakagira ubugwaneza, bakagira ingeso nziza mu babakikije, bakagira ubutabera, bakanga gukorera Satani mu buryo bwose bushoboka, bakanga gukurikiza ibyo kamere yabo irarikira. Kuko Imana ishaka ko abantu bava mu mibereho ya kera bakajya mu mibereho mishya yo gukiranuka. Ikindi cya gatatu, urupfu rwa Yesu ubwe amaze kudupfira yanadusezeraniye ko azatubera umufasha mu guhangana n'intambara turwanya icyaha. Mu Baheburayo igice cya 2:16 kugeza 18 handitse ngo kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se muri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abo ni bande? Ni njyewe nawe. Abasha kudutabara kuko natwe turageragezwa, ariko abasha kudutabara, akadutabara mu ntambara zose turwanya icyaha. Kuko niyo ntambara ikomeye tugomba kurwanya icyaha. Abasha kudutabara mu bigeragezo duhura nabyo, ibyo Satani adusuka kugira ngo aduce intege, adukure mu byo twizeye. Abasha kudutabara kuko nawe yarageragejwe, azi uburyo urugamba rukomeye. Niyo mpamvu dufite umuntu tugenda iruhande witeguye kudufasha mu buryo bwose bushoboka. Ikintu cya nyuma rero nabonye urupfu rwa Yesu Kristo rwatumariye kandi rubasha kutumarira uyu munsi, ni iki kivuga ngo ntazatuza atarageza abamwizeye mu munezero w'iteka ryose. Ntazatuza atarageza abamwizeye mu munezero w'iteka ryose. Ese ibi nabyo bihamywa na Bibiliya?
yego muri Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza wa 3 handitse ngo ntimuhamagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo 11 kugeza wa 13 handitse ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Ati nzabwira data izina ryawe, kandi ati dore ndi hano njyewe n'abana wampaye. Yesu ntazatuza ataramurikira Imana abakiranutse kubw'ubuntu bwe, abemeye igitambo cye ngo kibabere impongano, abemeye amaraso yo kugira ngo abezeho ibyaha byose, abemeye imbaraga ziva muri we kugira ngo bakore ibyo gukiranuka, bazatuza binjiye mu bwami bw'Imana. Mu Byesuye 3:20 kugeza 21 handitse ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'iki? Y'ubwami. Mu Byesuye 22:14 haranditse ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Mwibuke ibyo nababwiye by'uko icyaha cyatumye tujya hanze y'amarembo, ariko Yesu Kristo amaze gutambirwa inyuma y'irembo, yinjiye mu irembo, kandi ntazishima ataratwinjiza natwe mu rurembo. Kandi ikindi gikomeye, tuzahabwa umugisha wo kurya ku giti cy'ubugingo, cya kindi twavukijwe mbere, tukamburwa amahirwe yo kukiryaho. Tuzakiryaho, ayo mahirwe tuzongera tuyahabwe, tuzinjira mu rurembo, kuko tuzaba tumaze guhanagurwaho ibyaha byacu, twahawe imbabazi n'Imana, kandi twejejwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Abiyeguriye Yesu Kristo bafite umugisha ukomeye wo kuzabaho by'iteka ryose. Uyu munsi rero Imana irakurarika, irirarika rije kuri wowe wigaga iki cyigisho. Irarika riravuga ngo mu Byesuye 3:20 handitse ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Iri jwi rikomanga uzaryumva ryari? Uziyumvamo muri wowe ko hari ikintu Imana iri kukurarikira. N'iki cyisho gishobora guhinduka inzira Imana iri gukoresha kugira ngo irarike umutima wawe. Ariko Imana irakwinginga, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, kandi niwe ufite uburenganzira bwo kunkingurira nkinjira. Ese wakwemera gukingurira umwami w'icyubahiro uyu munsi akinjira muri wowe, akaba umugenga w'imibereho yawe yose? Urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza wa 8 handitse ngo nimumwegere mwimutinya, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakanwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Igihe bubakaga Siyoni, igihe bubakaga umurwa wera wa Yerusalemu, bacongaga amabuye bakagenda bashyiraho, ngo hari ibuye bari barirengagije, bararyanga pe, kuko abantu barayatundaga bakayazana aho bari kubakira, maze abubatse ngo bararinenga, bararyanga, barabatira ntacyo rimaze. Maze ngo hari inguni bubatse babura ibuye ryajyamo pe, bararibura, babura ibuye ryajya muri iyo nguni. Barangije batari ku bundi kamabuye yose twayarebye, reka tuzane na ririya twajugunye hariya turebe. Ryabuye bari baranze, bararinenze babona nta kintu ryakora ku nzu y'Imana, bararizanye ngo barishizemo basanga ni cornerstone, niryo buye rikomeza imfuruka. Ya mfuruka iragenda irakomera, ryabuye basanga rirahakwiriye. Iri buye ryari ryarahanuwe kera, abubatsi ntibari bazi ko ryari ryarahanuwe, ariko ibyo Imana yabikoreye kugira ngo bamenye ko hari ibuye. Ariko ibintu by'Imana ikunda kubishyira mu bimenyetso n'ibishushanyo kugira ngo abantu bazabyumve. Iryo buye rero niryo rishobora kuza rikubaka imibereho yawe, ugahinduka icyaremwe gisha. Abantu benshi bazi ko badashobora guhindura imibereho yabo y'ubunyacyaha, bazi yuko ibintu bibarimo bibategeka gukora icyaha bidashobora guhagarara. Ariko Yesu nk'ibuye rikomeza imfuruka, aramutse aje muri wowe, yabasha kubaka inzu ikomeye muri wowe, inzu Imana izashima kugeza ubwo uzahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu nzu y'Imana. Reka rero nkurarikire kwakira rika ry'Imana, kandi mugusabe nizeye. Reka nsenge, hanyuma nawe aho uri wumva usenga usaba Imana ko yahindura imibereho yawe. Mwami Imana, Mana ihoraho, Mana ikiranuka, Mana y'icyubahiro, tugushimiye amagambo meza, tugushimiye igitambo cya Yesu Kristo, icyo waduhaye tutakwiriye.
waraturebye ubona yuko tuzapfa by'iteka ryose nutadutabara, maze uhitamo kuza kuducungura, uhabwa icyubahiro. Hari abantu benshi bazumva ubu butumwa, uzakore ku mitima yabo, ubahe kureka gukomeza guhangana nawe bakurwanya, ahubwo bemere kukwiyegurira no kuyoboka inzira yawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu.